umuzingure vuba. Ngo barangije reka nkubwire, hari iminyururu, hari ibitambaro, hari ibintu byari bikuboshye, Yesu aje kugukura kubera iki yiyize. Ngo ako kanya babikuraho. Aleluya. Ngo bakimara kubikuraho, ngo arangije aravuga ngo maze uwari wapfuye agira gute? Arazuka, akira ibyawe byapfuye. Umuriganya yarakuriganyije, Imana irabigaruye. Aleluya. Wari ufite urugo ariko rwari urimo amarira n'agahinda, Yesu aravuze ngo akira guseka. Ibyari byarapfuye Yesu aje ikintu nkundira Yesu ntago akwanga n'ibiduka. Ufite kwizera, zamura kwizera kwawe, ubundi uhaguruke dusenga Imana. Uyu munsi ni umunsi wo kugira gute? Wo kubohoka. Ni umunsi wo kubohoka. Ntabwo Yesu akangwa n'ibyanutse. Ibyo ubona ko bidashoboka Yesu arabishoboye. Ibyo ubona ko utakora akazi guhembwe Yesu ajya adesikota ajya atanga muri cyo. Amen. Ijambo narayisomye birambwira ngo none uyu munsi ndatangira kugira gute? Ndatangira kukubohora ngo ngukureho iminyururu yose arigize gute? Nawe hari iminyururu yari ikubose, ariko uyu munsi wa none tariki 10 Imana itangira ikure. Yari iri ku maboko, yari iri ku maguru, yari iri ku mugongo, yari iri mu ntoki, iminyururu yagatuma utakira. Uyu munsi wa none Uwiteka gukureho iki? Usome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yohana ibice byaho ni 11. Turasoma tuhereye ku murongo waho wa 35. Amen. Haleluya. Aya masengesho ku cyumweru nyakunda kurenza uko nkunda yo kuwa gatandatu. Amen. Kuko ayo ku cyumweru hano turaza tukabyina tukisanzura. Noneho kuwa gatandatu ntabwo tubona aho tubyinira, nta nubwo tubona aho duhumeke, ariko turashimira Imana ko twaje kubohoka. Hari ingoma tuba twakuye mu materaniro yo kuwa gatandatu. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none iri buze kuzomora mu izina rya Yesu. Iyi muririmbyi ngo hari ingoma watewe n'abo mugendana, hari nizo watewe n'urugo wubatse, ariko uyu muririmbyi arakomeza aririmba ngo ngaho niwihangane Yesu aje kuzomora kuko yavuze ko atazaguta ku nzira. Ndashimira Imana yo abantu baduta ku nzira, ariko iyi Imana yo ntizaguta hehe? Ku nzira. Ikindi cya kabiri, ikintu nkundira Imana itujya imbere, ariko abantu baba hehe? Baba inyuma. Wayizamura icyubahiro. Yaravuze ngo nzakujya imbere, abataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura. Ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe? Yereza Yesu icyubahiro kuko hari ibintu by'ibyuma. Kandi ubu reka nkubwire, kandi ubu nushaka uzamure kwizera kwawe, Yesu arakora n'uyu munsi arakora, n'ejo azagira gute? Azakora. Ariko arakora uyu munsi kuko ejo ntabwo uzi kuzahageza, ahubwo ari gukora uyu munsi. Haleluya. Yaravuze ngo nimujya musaba iby'uyu munsi, kuko ibyejo si ibyanyu, ibyacu ni iby'uyu munsi. Haleluya. Ndumva nakomeza nkavuga ariko kandekera badusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. 35 haravuga ngo aravuga ngo Yesu ararira. Yesu agira gute? Ararira. Yesu ararira. 11:35 Abayuda baravuga bati doreye nimureba uburyo yamukunda. Abaki? Abayuda. 37 ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusubiza umutima agera ku gituro cyari isega ishyizweho igitare ku minwa. Yesu arababwira ati nimumukureho igitare. Marita mushiki we
w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi ngahe ine. Agira gute? Aranuka. 40. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera uri bubohoke uyu munsi. Uri bubohoke uyu munsi. Amen. Yego. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo ararangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo nibaguhambure bare kugende. Amen. None se sibo baguhambire? Abo baguhambire nibo Yesu agiye gutegeka bakaguhambura ugakomeza urugendo. Amen. Aba bavuze ngo ntuzakora ubukwe nibo Yesu agiye gutegeka baguhambure ukora ubukwe kuwa gatandatu, nta nubwo ari ku cyumweru cyangwa kuwa kabiri, oya ni kuwa gatandatu. Amen. Ngo ariko bishobokera uwizeye wihanganira ibimugerageza, yabona bishe bitungukiye mu rugo rwiwe agakibwiratisha kigeragezo wibeshye hari muri jye. Dawidi yari umushumba ariko ahindurirwa amateka. Morodekayi w'umuzamu niwe winjiye mu rugo rw'umwami aba igikomangoma cya Ahasuwerusi. Amen. Amen. Ijambo rivuze ngo iki? Izi nkuru zivuga kuri Lazaro yari yarapfuye. Haleluya. Ngo yari igeze igihe kimwe ararwara araremba. Erega numva tukubona ugenda urarwaye. Urarwaye. Urwaye mu mufuka, abandi barwaye mu isakoshi. Nubwo urimo kugenda urarwaye. Utarwaye ntukodesha. Niba utarwaye ugira akazi. Ntugupfundikanya sibira. Ngo Lazaro nawe ararwara. Ngo uyu ya Lazaro yari inshuti ya Yesu. Ndagira ngo nkubwire Imana igiye gukora igitangaza. Babandi wari wiringiye bashyira ku ruhande kugira ngo batazavuga ngo twari turi kumwe twagufashije yebawe twaguteye inkunga. Hoya Yesu agiye kubanza bigizeyo bazagaruke baje mu mashimwe. Haleluya. Birabanze kabegeza. Babandi bagutaramiyeho, bamwe bavuze ngo ntawe uzagera, bamwe bavuze ngo ntuzubaka urugo, bamwe bavuze ngo ntuzabyara, bamwe bavuze ngo ntuzubaka. Haleluya. Bamwe bavuze ngo naho wubaka ntuzabyara, naho wabyara ntuzaheka. Irabanze kabegezayo. Bwira mugenzi wangu Imana igira abantu kwegerezayo. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo nuko Lazaro ararwara, akimara kurwara atuma kuri Yesu. Ngo Yesu niyajyayo niyagira gute? Ndagira ngo nkubwire niba ugifite abapampe Yesu naraza. Niba ugishinga igitego k'umugabo ngo arahaha kawunga ngo aragenda, Yesu ntabwo yaza. Niba ugihanze amaso kuri Kamanzi ntabwo Yesu yaza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiyaza.
Haleluya. Yesu azi ibintu byose byagushizeho. Haleluya. Yesu muvuga butumwa Irene Imana muhumugisha aratwira bango bareka igishitsi bakirundaho ibyatsi bakakihanagurizaho ibyondo yebaba bakacicaraho ni yebaba wereka nkubwira. Haleluya. Niba ari abantu wishingikijeho Yesu ntabwo yaza ahubwo agiye kuza baragushizeho. Ngo Yesu ngo arasibira umunsi wa mbere ntiyajyayo, umunsi wa kabiri ntiyajyayo, ngo umunsi wa kane. Haleluya. Ngo Bibiliya avuga ngo Lazaro yari amaze iminsi nehe, yari amaze iminsi nehe, wowe umaze iminsi ngaho. Kandi ukwikunda umwana wayo jeni kwikunda nakwiriye ngo iminsi irashira, ngo iminsi nishize. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yarakwihoreye kugira ngo babanze bagende. Haleluya. Babanze bagire gute? Bagende. Ngo iminsi nishize ngo Yesu ngo afata urugendo ngo ajya kureba inshuti ye magara. Ngo agezeyo ngo mushiki wa Lazaro ngo akibona Yesu n'abayuda ngo haleluya. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu agiye gukora igitangaza n'abayuda baho. Haleluya. Abayuda barabagize gute? Baraba bahari bicaye ngo n'abayuda Yesu ajyayo bari bagize gute? Bari ngo bamwe barimo barira, ngo bamwe bari kamuhere. Uzi ko hari igihe umuntu akunyega, uzi ko mufatikanyije urugendo. Ngo harimo abipfutse mu maso bavuye ngo Lazaro wacu we, abandi bameze ngo Lazaro wacu we. Ngo Yesu agezeyo ngo asanga aba bayuda ntabwo bari kurira ahubwo bari kumunyega. Bari muzasome neza, hari aho yanditse aravuga ngo haleluya, baravuga ngo twabonye azura umuntu wari umaze umunsi umwe agize gute apfuye. Ariko ntabwo yari apfuye ahubwo yari agishyushye. Ntabwo yari yapfuye ahubwo yari agize gute. Ariko uyu nguyu niwe tumutegeye. Wari uzi ko aho bagutegeye ariwe Imana igiye gukorera imirimo n'ibitangaza. Amen. Abantu bazumva haleluya. Ariko Mana sigaye nkunda ijambo ry'Imana. Reka mbabwire umuntu utumva ijambo ry'Imana bafite abadayimo. Ijambo ry'Imana harimo igitangaza gikomeye kiremereye. Haleluya. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryizera Yesu agenda kubohora buhoro buhoro. Turashimira Imana twabohowe kubw'ijambo ry'Imana. Ngo nuko haleluya. Ngo Yesu ageze ngo asanga hari abayuda bahari, ngo namushiki wagize gute wapfuye. Ngo arabitegereza ngo arebe ukuntu barira. Ngo abayuda bamwe muri bo kuvuga ngo dore disi ukuntu yamukundaga ntabwo babibuze kubera koko ariko biri mu mitima yabo. Hari igihe uganira n'umuntu akakubwira ibintu azi ko agukunda, ayavuga ati niba nagize amahirwe ngo arangize vuba nigendere. Hari abantu bameze batyo, kandi nawe niba uri kandi umeze gutyo uze kwihana wafashwe. Ngo arangije ngo arebe uburyo barira, ngo bitegereza Yesu. Ngo yari amaze kubaza Marita ngo mbese inshuti yanjye Lazaro ngo mwamushyize. Ngo bose bavugira icyarimwe ngo reba disi ukuntu yamukundaga. Yamukundaga aje ku munsi wa kane amaze apfuye, ntiyigeze no kumushingura ngo nibura ngo atereho n'agataka. Ngo yaye baba we, ngo baravuga ngo disi ngo nimurebe uburyo yagiraga gute ngo yamukundaga. Uzi ko hari igihe ugira ngo umugabo aragukunda. Mwabagabo muzi ko hari igihe mugira ngo abagore barabakunda.
mwavuze ko bakundiriye gahunda mukareka kubera yari iki ariko se mwagwe Haleluya. None batari byo Petero ko yamukurikiye kubera imitsima hajya mu bwengu ibuye nirusubira mu kabande byagenze gute ntiyahise yivumura agasubira gushaka inshundura aho yazisize ubwo mugiye kuntera amabuye. Haleluya. Ngo Yesu ngo arabaza ngo mbese mwamushize ngo Marita aramubwira ngo mwigisha ngo ubundi urinda ubaza ngo twamushize iyo uza kare. Noneho Imana ishimwe ngo abayuda haleluya nabo bavuga irindi jambo baravuga ngo iyo uyu muntu twabonye azura ahumura impumyi twabonye ahumura impumyi iyo aza kuhaba kare agari uyu muntu n'abagize gute ese gukeka ko zari impuhwe. Haleluya. Ariko Yesu we arabaza ngo bamugize gute bamusize. Haleluya. 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 Arabaza ngo mwamushize ngo Marita aramubwira ngo mwigisha ngo yarapfuye amaze iminsi 4. Ikindi cya kabiri yatangiye kunuka utaranuka Imana ntiyaza ariko ubwo watangiye kuzana gahuyu Yesu agiye kuza. Ubwo wataye baba we ubwo watangiye kunuka nibwo Yesu agize gute. Hari igihe bigeze by'ibinukira nca kwa mama Erike hariya hano uvuye hano Kimironko ya mbere ahandi bahingukira bahita hano uvuye Kimironko ya mbere muri ya center muri kagaritse uhingukiramo uhita umanuka muri makadami bakita mu Cyamurunguru. Bahita mu Cyamurunguru. Mamerike naraje akamasenyi sa akangurira n'ibirindazi akama n'urukobe rw'igikoma ubwo nahanyuraga byanutse vuga ngo byagize gute ariko byari bitaraza n'indi mpumuro ziko ari byo binuka ariko nibinuke cyane yego bikakunukira wenyine ariko iyo byatangiye kunukira abandi vuga ngo nibwo Imana iza. Icyo gihe binukiraho yarasanzwe abikora munyuraho nsanga yishije igikoma arambwira ati rero abana bagiye ku ishuri barakinywa bagize gute bavuye ku ishuri cha arambi be biranuka. Nari maze iminsi 3 uwo munsi ari wa 4 mvuye mu masengesho y'agahato yiki ndangije arambwira ati habe nirindazi gisha iyo byanutse nuwaguhagara kwima agira gute nuwaguhaka akazi nakubuye darakakwima nuwaguhaka kuvoma ibiziba agira gute ashaka abandi kugira ngo bikunde binuka. Imana ishimwe cyane. Ndangije ndagenda ndabyibuka hari kuwa 3 mvuye muri korari ndataha ndizingazinga nk'amakoroni batumbitse mu mazi ashushe yacu iratuye izina mazina yacu abe ngo Lazaro arabyuka ngo akimara kubyuka ngo ariko asigara hari ibitambaro bigize gute bimuzingazinge arangije afata babandi bamuzingazinge wiki ibitambaro ngo arababwira ngo amambere nimwe mwamuhambire ibitambaro mu muzingure vuba ngo barangije reka nkubwire hari iminyururu hari ibitambaro hari ibintu byari bikuboshye Yesu aje kugukura kubera iki yiyize ngo ako kanya babikuraho. Haleluya. Ngo bakimara kubikuraho ngo arangije aravuga ngo maze wari wapfuye agira gute arazuka akira ibyawe byapfuye umuriganya yarakuriganyije Imana irabigaruye. Haleluya. Wari ufite urugo ariko rwari urimo amarira n'agahinda Yesu aravuze ngo akira guseka ibyari byarapfuye Yesu aje ikintu nkundira Yesu ntaga kwanga nibiduka ufite kwizera zamura kwizera kwawe ubundi uhaguruke dusenga Imana. Uyu munsi ni umunsi wo kugira gute wo kubohoka ni umunsi wo kubohoka
ntabwo Yesu akangwa n'ibyanutse. Ibyo ubona ko bidashoboka Yesu arabishoboye. Ibyo ubona ko utakora akazi guhembwe Yesu ajya adesikota ajya atanga akazi. Turagushimye turaguhimbaza. Aba bantu nasenze kugira ngo ubabohore. Hari ibintu byari bimaze iminsi bibanukira, hari ibintu bimaze iminsi byari bazingiyeho. Iyi myiri bitamba, ibi bitare bari barabaziritseho, aba bakobwa bari baraziritswe ngo ntibazubake ingo, ngo ntibazubake, ntibazakore mariage. Uhereye aka kanya mbaremeshereje mariage mu izina rya Yesu. Aba bavuze ngo ntibazakora, aba mbaremeshereje akazi mu izina rya Yesu. Aba bavuze ngo ntibazakira, Uwiteka mbaciye inzira, Uwiteka mwami agora ku ngoma, mbaremeshereje inzira kugira ngo batangire bakire. Izi karani nazimenaguye, izi mbaraga nazirukanye, tugukomeye amashyi. Amen.